inshuti zacu kuri Nature de la Medecine hano ku isoko rya Base, uyu munsi tugarutse dushaka kubabwira ku ndwara abantu benshi bakunda kwivuza, cyangwa se ku bintu gakondo abantu bakunda kwivuza, aho abantu baba bakeneye kumenya cyangwa se uburyo bwabafasha kubaka ingo, aribwo mu kinyarwanda abantu baburiye imvugo bakabyita inzaratsi. Inzaratsi rero ni iki? Inzaratsi zibaho zite? Zimara iki? Inzaratsi ingaruka zazo ni izihe? Inzaratsi mu Rwanda rwa kera no mu Rwanda rw'ubu ni ibikorwa, ni amagambo, ni imiti ikoreshwa ku bw'impamvu zo gukurura urukundo hagati y'abantu. Rero ubusanzwe mu kuri kw'inzaratsi, inzaratsi zishobora gutangwa mu binyobwa cyangwa se zigatangwa mu biribwa, zigatangwa zikoreshwa zitezwe ahantu cyangwa zishyizwe ahantu, ariko bigakoreshwa mu kubanisha abantu, mu gukundanisha abantu, mu guhuza umugabo n'umugore, cyangwa se umusore n'inkumi, cyangwa se mu gufasha ingo gukomera, ingo zigiye gusenyuka zikubakwa, cyangwa se zigafasha umugabo kudaca inyuma umugore, cyangwa se zigafasha umugore kudaca inyuma umugabo, cyangwa se hari n'abazikoresha mu buryo bubi bwo gutandukanya abantu n'abandi, nabyo bikaba ari inzaratsi. Ngira ngo rero inzaratsi zikoreshejwe nabi zigatandukanya umuntu hagati y'umuntu n'undi, icyo gihe zitwa uburozi, ntiziba zikitwa inzaratsi. Iyo havugwa rero ko inzaratsi zibaho kandi zikora, baba bavuze ibintu byinshi cyane, kandi biba bisobanuye ko abantu baba bafiteho experience. Murabizi ko hari ingo muba muzi ko umugabo n'umugore bari mu nzira zo gutandukana cyangwa bashwanye, hagakoreshwa inzaratsi, urwo rugo rugasubirana. Murabizi ko umugabo ashobora kwanga umugore nta mpamvu, ari uko babaruze, ubwo bo bakishyiramo ko ari urwango umwe afitiye undi, kandi ari umuntu wabateje umwiryane. Rero inzaratsi nyinshi zikaba zikoreshwa cyangwa se zitangwa abantu bagira ngo bagere ku ntego bifuza. Hari abazikoresha mu buryo bwo kuzamura ibyubahiro, hari abazikoresha bagira ngo akazi ariho batakamwirukanaho, abazikoresha bashaka kuba abatoni imbere ya bagenzi babo, cyangwa n'abandi bantu. Hari abazikoresha bagira ngo abantu babakunde cyane, bajye babifuza iteka ryose. Ibyo rero bikaba ari umumaro w'inzaratsi. Inzaratsi rero kenshi iyo zitangwa abantu bazishyira mu nzoga, cyangwa se mu byo kunywa, ibyayi cyangwa se ikindi kintu. Hari ubwo zishobora gutangwa mu bwoko bw'inzoga, ubwo zishobora gutangwa nk'icyayi, hari ubwo zishobora gutangwa hakoreshejwe amaraso. Akenshi rero inzaratsi iyo zitangwa hakaba hitabwa ku magambo. Akenshi ikigize inzaratsi kiriho kurusha ibindi ni amagambo n'ibikorwa, uburyo kizikora. Hanyuma rero inyinshi ziraribwa, izindi zikanyobwa nk'uko twabivuze, cyangwa se bakazitega ahantu, cyangwa se bakazijugunya ahantu, cyangwa se bakazisiga, cyangwa se bakazisasa ahantu, cyangwa se bakazambara, cyangwa se bakazimanika, cyangwa se bakazitaba, cyangwa se bakazohereza, cyangwa se bakazihuhera, cyangwa se bakazifutera, cyangwa se bakazibumbira ahantu. Ibyo byose bikaba ari inzaratsi, uburyo zikoreshwa. Inzaratsi ingaruka zazo rero ni ugutuma umuntu atakaza ubwenge no gutakaza umutwe no guhindura imyumvire. Rero imiti ikoreshwa mu nzaratsi akaba ari imiti ituruka ahantu henshi. Ishobora kuba ari imiti ituruka
ku nyamaswa, ku mpu, ku magufwa, ku menyo cyangwa se ku maso cyangwa se n'ibindi bintu bituruka ku nyamaswa. Hari uburyo ki ibintu runaka bikoreshwa bikaba inzaratsi. Ikintu gishobora kuba gikoresheje mu buryo buri bwo, cyangwa se mu yandi magambo wavuga imihango, imigenzo cyangwa se amagambo, nabyo bikaba bikora ikintu inzaratsi. Rero inzaratsi nanone akaba ari imiti cyangwa se ari inyamaswa cyangwa se ari ubutaka cyangwa se ari imyambaro cyangwa se ari amafoto cyangwa se ari impu cyangwa se ari imizi cyangwa se ari indabo cyangwa se ari imbuto, byose bifite ubushobozi bwo guhindura roho y'umuntu n'imitekerereze y'umuntu nta kindi kintu umuntu abikoze. Uruhurirane rero rw'imiti cyangwa se imikoreshereze y'imiti iriyo ishobora gukora ibyo ngibyo tuvuze, kandi wenda n'ibindi ku ruhande abantu bakeneye kumenya. Imiti rero ikoreshwa mu nzaratsi akaba ari imwe mugenda murayibona muri iyi video yacu, muri iyi nkuru yacu. Imikoreshereze yayo n'imihurire y'imiti yahujwe n'amagambo bijyana n'imihango bijyana bikora umuti inzaratsi. Bikaba rero byatuma abantu bashobora guhura bagahuza, byatuma umuntu yubaha cyangwa se azamurwa mu ntera, bikaba byatuma umuntu yirukanwa cyangwa yangwa, bikaba byatuma umuntu agirana amakimbirane n'umuntu cyangwa n'umuryango cyangwa n'abandi bantu biturutse ku cyitwa inzaratsi. Inzaratsi rero mwumvise ko inzaratsi zigira imikoreshereze myinshi, bishobora kuba amavuta, bishobora kuba impumuro, bishobora kuba imigenzo, bishobora kuba ibiti, bishobora kuba imizi, bishobora kuba indabo cyangwa se ibindi bintu by'imigenzo bishoboka. Rero nk'uko mugenda mubona muri video, imiti imwe n'imwe y'inzaratsi, ibikorwa bimwe na bimwe by'inzaratsi, ubu tukaba tuzakomeza tubaganiriza tubereka noneho hanze y'inzaratsi. Tuzabereka impigi, tubereke ibintu byose mugende mubigiraho ubumenyi, abana babigiraho ubumenyi, abantu bakuze babigiraho ubumenyi. Nujya kwivuza, nujya gushaka buri kintu gishake ukizi, uzi n'impamvu yacyo n'icyo kimara n'akamaro kacyo kandi n'ingaruka zabyo. Niyo mpamvu rero tuba tubahaye ibi biganiro tugira ngo tubagezeho ukuri kw'ibintu biba ku isi, aho muri nuko bucya nuko bwira mumenye ibyo ari byo. Ciao ciao.